tubanze twumva ibyo yatangaje muri iki gitondo. Bruno Mudiru agasobanura ino deal abatari kubisoma haranditse ngo deal ya hano mu Rwanda ihari ni Gasogi na Bugesera Gasogi win full time bizaba bikubiye neza andi makuru tonight ndayaguha andi hari saa 4:58 za mu gitondo ubwo hari ryarubwa amatariki wabikoze hano hakazundi ngo mbace ngo nayishe kuko uriya musifuzi yahoze anyandikira very cheap Aline wowe Aline urandikira n'umuntu niba ari byo koko nabyo byasabwa gukurikirana Aline wandikiraga n'uyu muntu umwandikira niki no kuri wayishe bari umuntu nzi ukomeye bet igiye kurya nka 20 million ko bakaya murya abana ugomba kubigira ibanga ariko message wari kwiye ziri gutera uruntu ni danger aba bantu this is blackmail no gukira kwiza ibihuha iki ni icyaha ahubwo bari mu gakino baze babantu ariko babafashe batangira kuririra bavuga n'ahandi babikoze babahamagara ibi ngibi bibaye byiza rero uwabitangije bakamushika ribu kwitwereka biriya bisambo biba byakoze amakosa bakatwereka n'aba ngaba bica umupira this can be much better kandi bisu kwivanga umupira ntabwo ari kwivanga umupira ubuse koko bwana Ferwafa ubu munaniwe no gushingira kuri ibimenyetso nibura ngo mutwereke aba bantu mubace mu mupira w'amaguru kuko njyewe nabihombeyemo kuko maze kwamburwa intsinzi mon frère kabiri kose kandi n'izindi uzazamburwa singaho nibereye reka rero mbabwire mbivugiye hano on record ibi ndabibwira umuntu witwa Ambroise ndabibwira runa abasifuzi be ndabibwira n'abantu na Shema Fabrice umuyobozi wa Ferwafa nkabibwira Haji Mudahira umuyobozi wa Ligue ibi mbisubiyemo bivuza no masaha mburi imfura yanjye we cannot keep quiet injustice elsewhere is injustice everywhere mbisubiyemo we cannot allow the evildoers to spoil the happiness of people we cannot stand aside and watch the evildoers spoiling the things that we spent time, money and everything and emotions. It will never happen and it can't happen and we will see it. We cannot. Ndabisubiramo injustice. Ngo rero KNC ni president wa Gasogi United akaba na nyiri Radio and TV1 aho byari mu kiganiro akorana na Mutabaruka cyitwa Rarash ni ikiganiro gikunzwe ndumwe mu bantu bagikunda niho yabivugiye rero umuntu yavuga ngo mu mupira ari match fixing koko ribu ikwiriye kuza mu mupira byimbitse nicyo kibazo cyo kwiga ibyo ngira ngo siko avuga ati twebwe dufite message z'abantu bandikiranaga mbere y'umukino urumva aho niho haziye muri ribu ahamagarira ribu gukora gutangira iperereza nk'abashinzwe ubugenzacyaha ubusambo ngo bafata ibisambo ko avuga ati aba evil doers no kuvuga ngo ni ijambo ry'icyongereza ry'abantu bakora ibyaha cyangwa se bica amategeko urumva akavuga ati abo bantu baje kwica umupira ati izi message ati aravuga ati ibimenyetso birenze izi message ni ibihe ni nawe yahereye rero aho ubutumwa abayoboye imisifurire muri federation haba Hakizimana Louis ndetse na Ambroise avuga ati si ubwa mbere ibi bintu bibaye ko mbere aho gato yari yanavuze ati igihe kirageze ko abasifuzi bitwa ngo n'abasifuzi b'abasiniya igihe cyabo kinarangira bakanakurwamo bakongera bagahana amahirwe n'abana ngo batoya bakiri kuzamuka Robert Kenseri yababaye cyane ariho yari atanga ubu butumwa si ubwa mbere agarutse ku izina Ambroise ndetse no kuri Lu abantu baranabyibuka kuri match ya Bugesera yigeze kubigarukaho atanga ingero z'ubyo bagiye z'uburyo bapanga basifuzi cyangwa se bakora designation aravuga ati ibaze kwari kugira ngo abantu batange izi message abantu bavuga batanga n'ishodori gasogeraza gutsinda ati nabo bantu twabavugishije ubwo bavuga abasifuzi ati kandi ibyo bintu bikarenga izo message zikaza mbere bikanavugwa zikanasohoka ariko bapanzwe kuri iyo match ntibahinduke nicyo aheragaho na Kenisi gonashwanye na president wa Bugesera kubera ikintu cy'abasifuzi ngo akigera muri stade kwa kuntu uri gusuhuza president wa kwakira Jackson aho akimusuhuza
Jackson ngo baramubwira ati tewa tidire baduhaye umusifuzi wawe si umusifuzi wanjye wowe ngo Aline n'umusifuzi wawe ebana ngo barabikaniye Kenisi yarebye match yabyimiye atanavuga yarakaye avuga ati umusifuzi wanjye nyengera umusifuzi kandi bikanarangiye ari yategukira cyo kuvuga ngo tubanze tumutwereka n'umusifuzi we kugira ngo nibiza kuba byose biba bisa nk'ubitamo sambaratika kandi birangira nyine avuga ko banamwibye ngo bamwibye penalty zigera kuri ebyiri zose ubwo rero imisifuri yatangiye guteza ikibazo kuri juru ya kane. Ikindi abanyamuryango baravuga ngo kukiferwafa itagitangaza abasifuzi bahanwe. Nk'ubu mukuru yatanze ikirego kuri match yabo na APR. Tuzabigaruka reka dusoze Piramide na APR Insurance bazakirira i Kigali. Tubashimire cyane mwese mwadukurikiye, tugeze saa 5 tugiye kwakira amakuru ageze kuri saa